Yesu ashimwe, dushimye Imana duhaye umwanya mwiza nk'uyu nguyu kugira ngo tuganire ku mirongo yadufashije mu bice twasomye none. Uyu munsi twasomye mu gitabo cya Samweli wa kabiri igice cya 15 n'igice cya 16. Twasomye na Zaburi ya 32. Dusoma no muri Matayo igice cya 25. Aha muri Matayo twabonyemo imigani ibiri, umugani w'abakobwa 10 n'umugani w'abagaragu bahawe italanto. Muri uyu mugani w'abakobwa 10 twabonye ko abo bakobwa 10 batanu bari abapfu, abandi batanu ari abanyabwenge, bose bategereje umukwe, bose bararyamye barahunikira. Ariko mu gicuku bumvise urusaku k'umukwe aje, barabyuka baboneza amatabaza yabo. Ba bakobwa batanu b'abanyabwenge kuko bari bafite amavuta mu mperezo zabo, amatabaza yabo arakomeza araka ntiyagira ikibazo. Ariko ba bandi bari abapfu nta mavuta bari bajyanye mu mperezo, amavuta nakwita ya reserve ntayo bari bafite, bituma amatabaza yabo azima. Basaba bagenzi babo b'abanyabwenge kubaha ku mavuta, barabahakanira, barabwira ati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi. Aha hantu rero nizemo ibintu bibiri nifuza ko dusangira. Icya mbere ni ukubaho ufite amavuta. Muri ubu buzima, muri uru rugendo rw'agakiza, dukwiye kugira impamba, tukabaho dufite impamba, kuko hari ibyadusinziriza. Ariko byibura wakanguka ukaba ufite impamba, ukamenya ko itabaza ryawe ricyaka, riboneye, rimeze neza. Tese impamba ituruka hehe? Ubu ngubu tuba dusoma ijambo ry'Imana, kuryiga, kurishyira mu bikorwa, gusenga. Nzahora mbibabwira ko ari cyo kintu kizatuma ukura muri iyi nzira y'agakiza, nicyo kizatuma ubaho ukora iby'Imana ishaka, nicyo kizatuma wumvira Imana. Hanyuma ikindi nizemo ni uko umuntu w'umukristo akwiye kumenya kuvuga ngo hoya mu gihe cya ngombwa, mu gihe cyayo. Aba bakobwa baramushubije bati hoya, ntago yadukwira twese, nimujye mu bahanjuzi. Gusubiza rero ngo hoya ntago uba ukoze icyaha iyo uri umukristo. Harimo abantu batega abandi imitego ngo ngo nawe ngo kandi ngo uri umukristo, ngo ubwo se wampakanira, ngo ubwo se hari igihe cyiza cyo guhakana, bavuga uti hoya, ntiyadukwira twese. Imana igufashe kandi umwuka wera ajya kuyobora, umenye igihe cyo kuvuga hoya n'igihe cyo kuvuga yego. Hanyuma twasomye n'umugani w'abagaragu bahawe amatalanto kugira ngo bayagenzure cyangwa bayagenze, cyangwa se bayabyaze umusaruro. Umwe yahawe 5, undi 2, undi ahabwa 1. Muri uyu mugani rero hari ikintu nizemo gikomeye, ni uko imitekerereze yacu, ukuntu tubona ibintu, ari ikintu gikomeye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Abagaragu 2, uwahawe 5 n'uwahawe 2, bagenjeje italanto yabo, bazana n'inyungu zayo, kandi shebuja arabashima. Ariko uwahawe 1, ku murongo wa 24 muri Matayo, mwumva ukuntu yavuze ngo n'uwahawe 1 araza aravuga ati databuja, nari nzi ko uri umunyamwaga, kusarura aho utabibye, kuhunika aho utagosoye, ibyo utagosoye. Ndatinya, ndagenda mpisha italanto yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. Uyu mugaragu rero shebuja yaramugaye amubwira ko ari umunyamwete muke, ari umunebwe, kandi ibintu byose yabitekereje n'ukuntu yabitewe n'ukuntu yatekereje shebuja. Yamutekereje nk'umunyamwaga, bituma adakora. Imana idufashe kandi tugirire neza, duhinduke rwose, tugize imitekerereze mishya, tugire kwibwira kwa Kristo, tujye tureba neza mu buryo bwiza bw'ijambo ry'Imana. Iyo utekereje nabi ubaho nabi kandi ukora nabi. Imana idufashe kandi tugirire neza kugira ngo tujye dutekereza neza, tuyobowe n'ijambo ry'Imana. Muri Zaburi ya 32, Dawidi yatubwiye ibyiza cyangwa amahirwe ari mu kubabarirwa. Imana ishimwe kandi koko arahari. Hahirwa ubabariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa.